Amen. Haleluya ni edima shedebaye ayedrome ni muhumure ivuganye naje irimibweho nibabwira ngo nimukomeze urugendo abanyagatorero nibabakange uyu ngewe ndi umushikazi ngewe ndi umunyabutare ngewe ndi uyu nguyu ngewe ndi uyu nguyu ndagira ngo nkubwire ngo uwo waba uri we wese ukwiye gukandwa mwayo maraso bwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugisha mwimbaraga ibintu byo kuza kuvuga ngo hoya ngo njye niko ndemye ukuremye hoya mwuka wera ni ugukuramo icyaremwe gisha utazajya uhora uvuga ngo nikuremye nikuforomye niko hoya ndagira ngo nkubwire ngo iyo nyiri umuringa yaje ibintu byose arongera akabitunganya bikaba bizima ayo maraso abantu binjiranye amaraso baba abanyamoko kandi nyamara nta juru ry'abanyamoko abantu binjiranye amaraso arayatubumbye ikatugira abaturi bonone ibindi byose ni imfabusa ukwiye gukandwa mwayo maraso kuko ayo maraso ntazana ubugingo ni amaraso arimbura abantu binjiranye udutorero mu nzu y'Imana abantu bakinjirana udutorero ariko nshuti z'umusaraba ndagira ngo mbamenyeshe ko umuntu wese winjiranye agatorero ni umuzigo uziguye nabi ndagira ngo muri nawe n'Imana ukwiye kujya uhagera wera ukamenya ko ubwami bw'Imana butwaranirwa intwarane zibugisha mwimbaraga ukamenya ko Imana yacu yanga urunuka agatorero sanga umuntu n'umudiyakoni ariko nubwo ari umudiyakoni yasengewe afite agatorero kuko atemerewe mwuka wera ngo agakuremo akajugunya inyuma y'ihema abantu barakinjiranye binjirana udutorero abantu bari gushakana udutorero bakabeshyanya ko bakundana ariko mu dutorero harimo inzangano no kwihorera ugasanga mu dutorero harimo iby'abantu bakuri kuko mu gatorero ntiberekwa mu gatorero ntibazi kwa gukorera Imana ntago bazi kwambika abakene ntibazi kubajyamurira mu gatorero harimo ijambo rivuga ngo nawe byakubaho nibyo bintu bibamo mugatuze ngo nimuhumure ndabizi neza ko umucunguzi wanjye agihari haleluya shediba umucunguzi wacu aracyahari nubona umunyagatorero ukabona umunyagatorero yaguhagurukiye ujya wibuka ko umucunguzi wawe agihari bemeye guca ku gikarabiro ngo bakarabe bake ntago bemeye ko mwuka wera abashyiraho ikimenyetso ntago bemerera mwuka wera akabakuramo agatorero niyo mpamvu uzasanga bakaririmbana akajya yishyira hejuru ngo nzi kuririmba rimwe na rimwe akumva kuriya atabishobora icyo nicyo afite mu gatorero ariko ujya wibuka umuhamagaro wawe haleluya ni edima shedebaye ayedrome ni muhumure ivuganye naje irimibweho nibabwira ngo nimukomeze urugendo abanyagatorero nibabakange abaruse mwese n'abaremerewe muze mumusange arabarura Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Yes, turabasuje mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye ku mpera zisi zitandukanye nibajya mu gitondo mugira igitondo cyiza nibari ijoro mugire ijoro ryiza nibari igicamunsi mugire igicamunsi cyiza iyi ni channel yitwa Iramiro TV twese turavuze ngo ndavuze ngo mwese Imana ibaho umugisha kubwo gukurikira channel yitwa Iramiro TV hanyuma ibitekerezo byanyu comment zanyu ndetse subscribe mwakoze ndetse no gusharinga abandi mugira mu sharinga abandi Imana baduhere umugisha muhatanyo nagarubuza ku mwami Imana izabagororera kandi izaduhana umugisha hanyuma imbere ya kamera zacu toyemaga mu menshi turabona umutumirwa ngo nabwe ko tutadufata igihe tutatinze tutazadutinda ngo tutinde kubazana ijambo ry'Imana cyangwa se kuza kuganira twikiranya iby'urugendo kumva bwo mwarumvishe mwarabwirijwe mwarahanuriwe ahubwo tujye kujya tuje kwibukiranya kugira ngo dukomeze urugendo imbere ya kamera zacu turabona umutumirwa n'umubyeyi uyu munsi waje afite ubutumwa bw'Imana hanyuma reka mbere y'iko nagiye mvuga mbanze mwakire asuza abantu ku Iramiro TV uraho neza mubyeyi uraho cyane umeze gute ndaho ndashima Imana okay byiza cyane hanyuma tugira umugisha wo kukubona ku Iramiro TV twatusabye ngo banze basuhuze mbere kubibwira
Yesu ndashimwe. Amen. Ndasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'abana namwe. Urakoze cyane. Yego. Hanyuma amazina nitwa Mutoniwase Esther. Ndi umugore mfite umugabo n'abana 4 nabondera. Ndashimira Yesu ko ari umwami. Hanyuma ndanezerewe kubana namwe. Kristo naduhana umugisha. Amen. Amen. Hanyuma ndumva nta byinshi cyo kukubaza, ahubwo ndumva nagwa akanya ugatangira usenga Imana, ubundi ukatugezaho ibyo waje upfunyitse. Turagushimiye Yesu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye ubuntu n'urukundo rwinshi wadukunze. Katuzanira ubumwe buduhuza n'Imana Data. Yego. Tukitwa abana b'Imana. Imana yacu nishimwe. Amen. Hanyuma wagiye ubana natwe mu minsi yose yatambutse, kandi watugiriye neza, waraturengeye mu ruhande rwacu. Abaja n'abajakazi bawe ntago wogeze utureka. Kuboko kwiza kw'Imana kwaraturamiye, kandi twagiye tubona neza y'Imana. Ibirenge byacu ntibyateguje. Imana yarwanye intambara ku buzima bwacu n'ubugingo. Imana yacu niyamamare. Aka kanya rero twegereye intebe y'Imana, turasenze ngo Imana iduhe gucishwa bugufi n'amaraso, kandi kugirirwa neza n'Imana bigaragare kuri twebwe. Tugiye kwibukiranya iby'ijambo ry'Imana. Turasenze ngo Imana hagarane natwe, ngewe mbure wowe Imana uboneke. Kuko ni wowe ufite imbaraga, ni wowe ufite ubutware, ni wowe ufite gukomera. Hanyuma umuntu wese utegera amatwi kumva ijambo ryawe, unyemerere nawe ahirwe n'Imana, kandi agira impinduka mu bugingo, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Tubangamiye ikintu cyose cyabangamira umugambi w'Imana. Izina rya Yesu Kristo. Kandi turaritse gukora kw'Imana. Turasenze ngo ubwami bw'Imana nibuterane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Jewe ndi umukristo usengera ku itorero rya ADEPR Birembo. Hanyuma numva nifuje ko twakibukiranya ku by'uru rugendo, tukaganira ijambo ry'Imana turi busange hano mu gitabo cy'Abalewi. Turasoma igitabo cy'Abalewi igice cya mbere, turasoma umurongo wa 14. Ni igitabo cya Mose cya 3 cyitwa Abalewi. Turasoma ni igice cya mbere, duhere ku murongo wa 14. Ijambo ry'Imana ravuga ngo kandi natambira Uwiteka igitambo cyo kozwa kitagabanije cy'inyoni, atamba intungura cyangwa ibyana by'inuma, umutambyi akizane ku gicaniro, anoshesha agahanga urwara, akosereze ku gicaniro, amaraso yacyo agikandwemo, avire ku rubavu rw'igicaniro, agikuremo agatorero n'amoya yacyo, abijugunye uruhande rw'iburasirazuba rw'igicaniro aho ivu riyorerwa, agitanyurane n'amababa, ariko ye kuyerekanya. Umutambyi acyosereze ku gicaniro ku nkwi ziri ku muriro. Cyo ni igitambo cyoswa kitagabanije, igitambo gikongorwa n'umuriro, cy'umubabwe uhumurira Uwiteka neza. Amen. Amen. Hanyuma ndifuza ko tuganirira ijambo ry'Imana, kandi tukariganira duhugurana, tunanibukiranya, kubera ko ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi Bibiliya itubwira ko intwarane zizabugisha imbaraga. Imana yacu nishimwe. Amen. Ntago ndibuze kuza kuvuga ibintu byinshi, ndifuza ko tuganira ku buryo bwo kuza gutamba ibitambo. Ndagira ngo nkubwire ngo iri jambo ry'Imana ryo ryavuze ku gitambo cy'inyoni. Hanyuma nubwo ryavuze ku gitambo cy'inyoni, hanyuma Imana yabwiye Mose ngo genda umbwirire Abisirayeli ngo nibajya gutamba bagira umwifato, bamenye uburyo batamba ibitambo byabo, kandi bize bimpumurira nk'umubavu uhumura neza, cyangwa nk'umubabwe uhumura neza, nk'uko Bibiliya bivuga. Imana yacu nishimwe. Dufite ikibazo kandi gikomeye mw'iyi minsi. Umuntu wese mu mwanya arimo kujya gutamba igitambo ntamenye uburyo bwo kugitamba, kuko abantu bajya bitiranya ibintu n'ibindi. Ariko aha harageze ngo umuntu amenye ukuri uko ariko. Bene data, nshuti z'umusaraba, ibyera birera, ibyanduye biranduye. Imana yacu nidutabare. Ijambo ry'Imana riravuze ngo
nibajya gutamba igitambo hanyuma bamenye uburyo baza gutamba bameze. Iki gitabo kirimo uburyo bwo gutamba. Abisiraheli Imana yari yarabahaye kondisiyo z'uburyo barazajya batamba ibitambo byabo, hanyuma bakabitamba kandi bameze neza. Hari aho yagiye ibwira abatambyi babitambe bambaye imyenda yera, hari aho yagiye ibwira abatambyi ikabasobanurira uburyo bazajya batamba, hanyuma ariko ikababwira amatungo yariyo bazajya batamba. Ahangaha aho twasomye ngo ni ugutamba icyana cy'inyoni. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo uyu mutambyi uje ku gitambo hanyuma aba afite urwara. Hari igihe umuntu ajya atekereza ngo wenda izi ngizi dutereka. Ntabwo uru rwara Bibiliya ivuga ari izi ngizi dutereka. Urwara ni umwuka wera, Imana yacu nishimwe. Hanyuma uru rwara ndimo ndavuga ntabwo ari urwara nk'izi ngizi dutereka, ni urwara rw'umwuka wera. Umutambyi mwuka wera ngafata iki gitambo akinoshe ku gahanga. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo igitambo kitanoshe ku gahanga ntago burya bari igitambo, kandi burya mwuka wera niwe ushyiraho ikimenyetso ku gahanga. Dufite ikibazo rero yuko dufite abantu bagiye binjira batemereye umutambyi kabashyiraho ikimenyetso. Icyo kintu turagifite. Dufite ikibazo bene data ba Kristo nshuti z'umusaraba, dukwiriye gutamba ibitambo cyangwa tukamerera mwuka wera akabanza akadushyiraho ikimenyetso cyo kwitwa abana b'Imana. Dukwiriye kwitwa abana b'Imana nyakuri, tukera imbuto zikwiriye abihannye, tukera imbuto zikwiriye abantu b'Imana, tukera imbuto z'abakristo, kugira ngo ibitambo dutamba bibe byemewe n'Imana. Imana yacu ishimwe. Abisiraheli bagiye batamba ibitambo, hari aho bageze bakajya batamba ibitambo bigaragaza yuko bari amahoro. Imana ikababwira ngo mugende mutambe ibitambo bigaragaza ko muri amahoro. Nshuti zanjye bene data, ni munyemerere iby'ijambo ry'Imana rigenda ridusaba twige kubishyira mu bikorwa kugira ngo tuzatahe iwacu heza. Imana yacu nishimwe. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo uyu mutambyi namara kukanda ku gahanga cyangwa kunosha ku gahanga iki gitambo, aravuze ngo amaraso yacu agikandwemo. Cyicana cy'inyoni ntabwo cyagendaga ngo bagiterure bakizane ngo bagishyira ku gitambo, bagishyira hariya ku gicaniro. Ntabwo byari byemewe, ahubwo barabanzaga bakagifata, hanyuma ngo bakagikuramwo amaraso bakayakanda. Bamara kuyakanda bakakizana bakagishyira ku gicaniro kugira ngo iki gitambo kize guhumurira Uwiteka nk'umuba guhumura neza. Imana yacu nishimwe. Bene data nshuti z'umusaraba, mwuka wera niwe mutambyi mukuru, niwe mutambyi muzima, niwe udutambira ibitambo biboneye. Hanyuma ijambo ry'Imana riravuze ngo uyu mutambyi afata iki cyana cy'inyoni hanyuma gikandemwe amaraso. Dufite abantu batakanzwemo amaraso kubera ko ntago bemeye guca mu nzira bari gucamo, ntago bemeye guca mu nzira bari gucamo. Bibiliya iravuga ngo tunyure mu nzira ifunganye kugira ngo tugere kuri rwa rurembo, ariko abantu ntibabyemeye. Ntago begeze biga kugorora inzira nyabagendwa. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mwuka wera aracyahari kugira ngo ugorore ibyo utamba, kandi bitambe bihumurira Uwiteka nk'umubavu uhumura neza. Imana yacu nishimwe. Hanyuma abantu bazanye aya maraso, abantu binjiranye amaraso y'intara baturutsemo, bayinjirana y'uburanga, barayinjirana. Ntibemeye gukandwa amaraso habe namba. Abantu binjiranye amaraso ya kamere, akamuhugura akakubwira ngo impamvu mvuga cyane, impamvu mvuga nabi, njyewe niko ndemye, ni kamera yanjye. Rimwe na rimwe akavuga ngo hoya ngo baravuze ngo kamera ipfa uko nyirayo nawe yapfuye. Ndagira ngo nkubwire ngo impamvu utekereza ko kamera yapfa ari uko nyirayo nawe yapfuye, nuko mwuka wera ataba ari muri uwo muntu. Iyo mwuka hari aragenda akica kamere akayikuraho. Imana yacu nishimwe. Amen.
mwuka wera ni umuyobozi, kandi bene data mwuka wera ni umuyobozi w'uru rugendo. Yica kamere n'udusigisigi twasigaye, aratwica akadukuramo, umuntu w'Imana agahinduka musha, akaba igitambo kiboneye. Nta muntu w'Imana w'umunyakamere, ntawe ugifite kamere. Ujye umenya ko utemeye gukandwa amaraso, ujye umenya ko umutambyi ategeza kunosha ku gahanga. Ariko niwemera ko iyi kamere igipfa, ntumere nka ba Banyarwanda vanga ipfa ari uko nyirayo yapfuye. Hoya, ndagira ngo nkubwize ukuri, ubwami bw'Imana uzaburagwa. Hanyuma iki gitambo byasabaga ko bagikandamwa amaraso bakayazana. Bene data, njya nkunda gutekereza nkavuga ngo none reka wenda twifashishe urugero, ubazi inkoko kutayizanana n'amaraso ngo uyateke, hanyuma uyagaburira abo ugomba kugabura, kutunganya ukoza ibintu bigashya. Ni ikihe kintu gituma abantu b'Imana baza bakinjirana amaraso? Ni iki gituma abantu binjirana amaraso? Ni iki abantu bakinjirana amaraso y'iwawe? Njyewe ndi umushikazi, njyewe ndi umunyabutare, njyewe ndi uyu nguyu, njyewe ndi uyu nguyu. Ndagira ngo nkubwire ngo uwo waba uri we wese ukwiye gukandwa mwayo maraso. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane zibugisha mw'imbaraga. Ibintu byo kuza kuvuga ngo hoya ngo njye niko ndemye, ukuremye hoya. Mwuka wera ni ugukuramo icyaremwe gisha, kandi ugatungana, ukabonera. Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo uramenye, utazajya uhora uvuga ngo nikuremye, nikuforomye, niko hoya. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo nyiri umuringa yaje, ibintu byose arongera akabitunganya bikaba bizima. Ahubwo we wirinde, nanjye nirinde, ayo maraso nagukandwemo. Wijyana amaraso ku gicaniro, kuko aya maraso najya arahumuriro, ntahumurira Uwiteka nk'umubavu uhumura neza. Banza wemerere mwuka wera agukande mwayo maraso y'ubwibone, agukande mwayo maraso ntasigaze na make, kuko mwuka wera niwe ubikora. Imana yacu nishimwe. Numwemerera arakanda mwayo maraso. Abantu binjiranye amaraso baba abanyamoko, kandi nyamara nta juru ry'abanyamoko. Abantu binjiranye amaraso, abantu baragenda barayinjirana. Ndagira ngo mbabwire ngo bene data, nshuti z'umusaraba, nimureke ubwami bw'Imana butwaranire muri twebwe. Imana yonyine aba ariyo yogera, Imana yacu aba ariyo yamamara. Nitwatamba ibitambo, tujya dutamba ibitambo by'uko Imana yaturemye, dutamba ibitambo by'uko Imana yatubumbye ikatugira abaturi bo none. Ibindi byose ni imfabusa. Ukwiye gukandwa mwayo maraso, kuko ayo maraso ntazana ubugingo, ni amaraso arimbura. Ariko nanone mwuka wera niwe ujya ukanda mwayo maraso akayakuramo, umuntu agahinduka icyaremwe gishya. Imana yacu nishimwe. Hanyuma ijambo ry'Imana riravuze ngo bakuremo n'agatorero. Bene data, dufite ikibazo gikomeye. Abantu binjiranye udutorero mu nzu y'Imana. Abantu binjiranye udutorero mu nzu y'Imana, abantu bakinjirana udutorero. Ariko nshuti z'umusaraba, ndagira ngo mbamenyeshe ko umuntu wese winjiranye agatorero ni umuzigo uziguye nabi. Ndagira ngo nkubwire ngo ukwiye kwegera Kristo kugira ngo utambe igitambo cy'uko uri amahoro, utambe igitambo kinezeza Imana, utambe igitambo cy'uko uri guharanira gutwarana kugira ngo uzabone ubugingo. Nuko agatorero, nta muntu w'Imana ukwiye kuririmbana agatorero, nta muntu w'Imana ukwiye kuvugana ivugabutumwa agatorero, nta muntu w'Imana ukwiye gusengana agatorero, nta muntu wahamagawe n'Imana ukwiye kwinjira hera ahinjirane n'agatorero. Iki gicaniro hahandi usengera, hahandi kuri cya gicaniro uhurirawe n'Imana, ukwiye kujya uhagera wera, ukamenya ko ubwami bw'Imana butwaranirwa, intwarane zibugisha mw'imbaraga, ukamenya ko Imana yacu yanga urunuka agatorero. Imana ikanga urunuka, kandi ko kagatorero karagatsindwa. Umwigisha umwe yageze avuga ngo mwitorera abantu bafitemo ba spensiyoza.
ariko nta kindi cyari kibitumye abivuga ni uko yari azi ko abo bantu bakunda kugira amagambo no kuvuga ibintu bibareba n'ibitabareba, ugasanga ibintu byinshi gutokora imigogo iri mu jisho ryabo byarabananiye, bari gutokora iy'abandi, ntago bazi guhugura icyo bivuga, ntago bazi kubyitwaramo neza, abantu ntago bazi kubana n'Imana icyo bisobanuye, usanga abantu bagenda bayoba, ariko abagenzi nyabagenzi bakwiye kwiyambura udutorero kugira ngo ubwami bw'Imana butwaranire muri twebwe. Bene data, utwo dutorero ntago twatugeza mu ijuru. Utwo dutorero uzacunga impamvu yavuze ngo mu itorero ngo umuntu wese agiramo spesiyoza, nuko yarazi ko mu itorero habamwe abantu babitsa amagambo, uramuhugura ukamubwira ati ariko ntago ari uko nguko bambara, gahita akubwira ngo impamvu nuko uhora mu mwenda umwe, mu gatorero nta kindi kintu kirimo kindi, harimo amabuye y'amoko yose, niyo mpamvu uzasanga akuramo ibuye akarijugunya ku muntu w'Imana. Ariko nagira ngo mpumurize abantu b'Imana, nubona umunyagatoro yahagurukanye ibuye, nawe ujye uhagurukana gusenga kuri mwibyiringiro no gukiranuka, ntabwo ibuye ry'umunyagatoro rizagushyikira. Icyakora cyo ryaza rigasa nk'irigusharuyeho cyangwa rikazana twa duhwayihwayi, ariko ntiryabuze umunyabugingo gukomeza akaba umunyabugingo. Cyakora ibuye ry'umunyagatoro ryo rihora ribungabunga, ugasanga umuntu ni umudiyakoni, ariko nubwo ari umudiyakoni yasengewe afite agatorero kuko atemerewe Mwuka Wera ngo agakuremo akajugunya inyuma y'ihema. Abantu barakinjiranye binjirana udutorero, abantu bari gushakana udutorero bakabeshyanya ko bakundana, ariko mu dutorero harimo inzangano no kwihorera. Ugasanga mu dutorero harimo ibyo abantu bakurikiye ku bandi, ariko bene data nimureke Mwuka Wera atwoze mu dutorero, nta munyagatorero uzajya mu ijuru. Nta munyagatorero uzaraga ubwami bw'Imana. Umuntu yegeze azaransanga arambwira ati muto ndumva mbabaye, ntubabajwe n'iki? Arambwira ngo umuntu yambwiye ngo arambwira ngo iyo mbonanye uyu mwenda muri repetisiyo, akawumbonana muri korari, ejo akawumbonana naje gusenga, ngo yumva muteye isesemi. Ndamubwira ngo humura, n'icyo yari afite n'icyo akurushishije, nta kindi afite, ntazi ko yawuguhindurira, nyine n'iryo yerekwa afite, kuko mu gatorero ntiberekwa, mu gatorero bazi gukorera Imana, ntago bazi kwambika abakene, ntibazi kubajyamurira. Mu gatorero harimo ijambo rivuga ngo nawe byakubaho. Nibyo bintu bibamo mu gatorero, nta rindi jambo rizima ribamo. Mu gatorero bashinzwe kumenya amashuri wize n'ayo utize, rimwe na rimwe bakabona ko nubwo wize ari kurinjije. Ariko nimuhumure bene data, Yobu yaravuze ngo ndabizi neza nubwo abantu ba Elifazi mufite udutorero, mufite amagambo yo kumbwira akomeretse umutima, ntarimpumuriza, ariko ndahumuriza bene data, babwira ijambo Yobu yavuze. Yaravuze ngo nimuhumure, ndabizi neza ko umucunguzi wanjye agihari. Haleluya, shediba. Umucunguzi wacu aracyahari. Nubona umunyagatoro ukabona umunyagatoro yaguhagurukiye, ujya wibuka ko umucunguzi wawe agihari, kuko umukiza wacu ajya afata ya menyo aturutse mu gatorero y'amabuye aryana, agahita yacakirira mu kirere agakubwira ngo akomeze urugendo, nubwo wambara umwenda umwe, ariko imbere nkubikiye ubwami. Mu gatorero ayo magambo meza ntahaba. Nubona yagututse ukabona yakubeshyeye, ntukamutindeho, n'ibyo afite. Rimwe na rimwe ndakunda kubwira abantu nkababwira ngo ngewe singitinda ku bantu, nawe witinda ku bantu. Mu gatorero habamo biriya ureba, bya bindi ubona ukabona ntago byubahishije Imana, bya bindi ubona ukabona bigahishije umwami wacu. Ibyo ni iby'abanyagatorero, ntago bemeye guca ku gikarabiro ngo bakarabe bake, ntago bemeye ko Mwuka Wera abashyiraho ikimenyetso, ntago bemerera Mwuka Wera akabakuramo agatorero. Niyo mpamvu uzasanga bakaririmbana, akajya yishyira hejuru ngo nzi kuririmba, rimwe na rimwe akumva kuri yatabishobora. Icyo ni cyo afite mu gatorero. Ariko ujya wibuka umuhamagaro wawe, nurangiza ukomere, kandi nubona umunyagatorero yagukomerekeje ujye uhumura. Hariho ibyiringiro by'uko igiti cyateye
cyatemwe cyongera kigashibuka kandi imishibukira yacyo haleluya ibitoshe. ndagira ngo nkubwire ngo erega burya dukurira mu maso y'abanyagatorero. na niho tuvugirira ivugabutumwa, na niho dusengera, na niho tugendera, niho abana bacu bigira. aba banyagatorero babamo. hari ijambo rijya rintungura riri mu Bacamanza kuntu Samusoni bene wabo b'Abayuda aribo bamusanze mu isenga y'urutare ngo baramuzirika baramudadira, ariko hashimwe Imana izukuri haleluya. hashimwe Imana imenya umuntu washizemwe agatorero, washizemwe amaraso, umuntu uri ikimenyetso. ntajya abura umusada w'Imana, ntajya awubura. nguko bamudadiye bamushyiriye Abafilisitiya, ngijwi ry'Imana rimusanga ryarindi rya bucece. haleluya haleluya. iryo ngiryo nta munyagatorero urigira. shedima idrome ediba riramusanga riramubwira ngo hindukira iburyo bwawe, agihindukira abantu umusaya w'indogobe. haleluya. yawutoye imigozi yari imuziritse yamukuweho. nimuhumure bantu b'Imana, abanyagatorero bakuzirika bakakudadira bakazamuka bakajya mu ishyamba bakavuga ngo ntazashaka tugihari, ariko hari Imana ivuze ngo uzashaka bagihari. abanyagatorero bavuga ngo urashaje nta mugabo, ariko Imana ijya yongera igatunganya umuntu wayo akaba mushyashya. abanyagatorero bavuga ngo urababyaye ariko ntuzabarera, ariko Imana ifitanye nawe gahunda. muntu w'Imana humura, aba bantu uzabarera imfizi za Buruyenzi. nimuhumure. bavuga ngo aba bana baburara, abanyagatorero niko bameze. rimwe na rimwe bavuga ngo urabyara benshi bazarwara bwaki, ariko humura, imvugo y'Imana nuko Imana izaturerera. amen. mu gatorero habamwe ibintu byinshi, byinshi. twagiye duhura n'abanyagatorero bo mu itorero basipensiyoza abo, ariko nuhura nabo komeza uririmba. Imana iguhamagara ntiyaguhamagaranye n'uwo muntu. komeza uhanure, Imana iguhamagara ntiyaguhamagaranye n'uwo. wibuke ko hari uwaje akanjira mu murimo bakamutorera ikidiyakoni barebeye ku bushobozi bw'amafaranga afite, ariko nubwo utayafite nonaha Yesu ufite amafaranga uramutunze. uyu nguyu waje nubwo afite iri zina, ariko Imana izi kuri mwindani kafite agatorero, uwo nta bugingo ari mu isi n'umugisha w'Imana ntawe azabona. ndagira ngo mbabwire ngo nimuhumure abanyagatorero ntibabakange. ibigeragezo biriho ubuwe ntibibakange, intambara ziriho ubuwe ntizibakange. dutegereje Mesiya wacu we kandi azaza. haleluya. ni edima shedibayi ayidrome. nimuhumure ivuganye nanjye irimo imweho nimabwira ngo nimukomeze urugendo. abanyagatorero ntibabakange, ntibabamara mw'ibyiringiro, kuko bababwiye ngo ntago muzigera mutura. Imana ituza irahari. kandi umuririmbyi araririmbye aravuga ngo nahawe 8 na data wo mu ijuru. wowe humuzazerera hoya, ntago aribo batuza. ntagira umunyagatorero ugukanga ngo kubera ko ngo ubuzima ngo ubona ngo utagicuru. hoya, umunyagatorero ntagukanga. Yesu uri muri wowe, n'ababyibushye ingano z'uburyo angana muri wowe zigiye gutangaza abantu, kandi Imana igiye kugaragara. Imana yacu nishimwe. ntagira umunyagatorero ugukanga, ntagira ugukanga. Imana yacu nihimbazwe. amen. haleluya. ndagira ngo mbabwire ngo wowe wemere nanjye nemere, dukurwe mu agatorero. ntago agatorero kajya bugufi bw'Imana. dufite abanyagatorero bene datamwe, dufite abanyagatorero mu miryango, mu baturanyi bazi gukura ya mabuye aryana mu gatorero kabo. ariko turashimira n'Imana iyo Samatari yatugeraho tuba twarapfuye
barapfuye, ibyo batwaturiyeho abanyagatorero biba byaratumaze, ariko hashimwe Yesu unyuranye ibihe n'iminsi. Ntabwo imigambi y'abanyagatorero igituhama, ntabwo ibyo batekereza bijya bitugiraho uruhare. Imbaraga zabo ziba zaratwishe, zaratumize bunguri, ariko Imana yacu ishimwe kuko igifatira iyo migambi y'incakurakure. Imana yacu nihimbazwe, Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma ijambo ry'Imana riravuze ngo aya mababa n'amababa, aya mababa ngo nayo bayerekeranye. Dufite abanyamababa binjiye, abanyamababa barinjiye ntibahugurika, abanyamababa barinjiye cyangwa no kuba mbese nabirirwa batangaza ibyago bya bagenzi babo. Aba banyamababa nabirirwa batangaza gutsindwa kwa bagenzi babo, ubukene bwa bagenzi babo. Umunyamababa araza kukureba ubyaye umwana wa 7 nkaho yakaje kuzana isukari, akaza aje kureba ngo imyenda uwo mwana yambaye kugira ngo abone ibyo postinga, ababwira ko burya wa mwana yambaye bya bene wabo cyagihe. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ntugire ubwoba, ntagire umunyamababa ugukanga. Ikibagenza nicyo si abana b'ubugingo, ariko Imana yacu izajya idukuraho urwo rubwa. Ntabwo Imana yatuma izina ryayo ritukwa. Nagira ngo mbabwire ngo abantu b'Imana turashinganye, icyakora cy'abanyamababa turabafite. Abanyamababa, umunyamababa aragatsindwa, korari birimo iragura inifomu, umunyamababa agahita avuga ati ariko njyewe ndabizi, abayobozi bariye amafaranga, igiciro cy'umwenda kigeze kure kandi ntaheruka mu mujyi. Abanyamababa niko babayeho, barabana mugenzi wabo yambaye agatenge, harimo ashimira Imana ngo Imana ishimwe yanyambitse, akatavuga ngo nguriya ashimye iki kuri musazi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntagire umunyamababa uguca umuhamagaro, ntagire umunyamababa ugukuramo ibyiringiro. Imana iduhamagara niyo kwizerwa, Imana iduhamagara niyo kwiringirwa. Imana yacu nishimye. Dukwiye gutamba ibitambo by'uko twebwe ubwacu Imana yatugiriye neza ikaturokora, kandi tukabitamba na kwera. Nta gatorero, nta maraso, nta mababa, ariko dufite abantu babyinjiranye babizana mu nzu y'Imana. Rimwe na rimwe barabihanurana, yewe njya mbireba ibintu byinshi nkabireba. Maso yacu arimo agenda areba ibintu byinshi, maso yacu arimo agenda bireba, matwi yacu arimo agenda byumva. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nshuti umusaraba, Satani arimo aranyanyagiza. Wirinde gutoragura. Nubona umunyamababa yagurutse, wowe ugica bugufiya. Abantu barimo barajugunya agakiza ku munyamababa, hoya wijya guhangana, ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Umunyamababa ye kukoshya, umunyamababa ye kukumaramo ibyiringiro. Niko baforomye, ntago begeze bemera guca ku irembo. Bibiliya ivuga ko hari abagiye basimbuka hirya iyo, ariko abantu b'Imana twaciye ku irembo. Nimureke dutambe ibitambo by'uko Imana yacu ari iyera. Kweri. Haleluya. Amen. Mureke dutambe ibitambo by'uko Imana yacu ni yera. Imana irera kandi izahora yera. Hanyuma Imana yabwiye Abisiraheli, irababwira ngo nimwajya gutamba mujya mutamba, ariko mumenye umwifato w'uburyo mutamba. Abantu bari kujya bajya ku gicaniro, bakajya gutamba, bakajya muri korari, bakajya mu bivugabutumwa, bakajya mu buyobozi runaka, ariko ntibamenye ko ari abatambyi nyabatambyi. Bakagenda bataremereye urwara kubashyiraho ikimenyetso, bakagenda gutyo. Ariko abantu twahamagawe n'Imana, nimureke dukomeze kandi dukomezanye. Hanyuma ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamwe imbaraga. Numva navuga ibintu byinshi ku iri jambo, ariko nagiraga ngo nongera nkubwira ngo wisuzume, najya nisuzume, urebe ko wemereye Mwuka Wera gukuramo agatorero. Ubirebe nanjye mbirebe. Urebe ko wemereye Mwuka Wera gushyiraho ikimenyetso. Umuntu uri ikimenyetso yitwa umwana w'Imana. Njya nkunda nkavuga ngo ni gute usanga mu materaniro y'abantu b'Imana abantu bibwa, abantu bakibwa, gusanga abantu bagiye guterana, umuntu kumva aratatse ngo telefone ndayibuze, gashuka ku mwana ndakabuze, mbuze iki kintu nari ndambitse. Na Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo barabyiba bene data. Ndagira ngo nkubwire ngo ntukajye ubura gusubira
gusenga aravuga ngo njye sinzasubira gusenga ubwo basigaye bibaho ya tugendana nabo, tubana n'abanyagatorero, hanyuma tubana n'abantu bafite amababa, hari n'abatarakanzwe mw'ayo maraso batemereye umutambyi abashyiraho ikimenyetso. Imana yacu nidutabare. Ukwiye rero kunyemerera nonaha nanjye tugafatanya, kandi tugafatanya. Bibiliya iravuga abantu bahinduriye benshi kugukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Ukwiriye kunyemerera ukabana n'Imana amaso, nanjye nkabana n'Imana amaso, bwami bw'Imana buratwaranirwa. Murakoze cyane. Nagiraga ngo twongere duhugurane, abantu b'Imana bamenye uburyo bwo gutamba ibitambo, bongere babimenye gutambana ibitambo, ukaza gutamba utaregeze, hanyuma ushyirwaho ikimenyetso. Ndagira ngo nkubwire ngo uraruhira ubusa. Hanyuma utamba ibitambo nukaba yarakanzwemo amaraso akamushiramo, ntago amaraso ageza ku gicaniro. Hanyuma bene data nshuti z'umusaraba, dukwiye kugerageza kandi tukabana n'Imana. Nitubikora tubikunze tuzabigororerwa. Imana yacu nishimwe. Murakoze cyane. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nifuza kugira ngo tuzabane mu bwami. Imana yacu nihimbazwe. Amen. Hanyuma murakoze cyane kutugezaho ijambo ry'Imana. Nk'umuntu agukeneye kumugisha inama, ko wamusengera, ko mbese wamuganiriza, yakubona ku murongo. Nimero yanjye ya MTN ni 078 44 85 027. Yego. 078 44 85 027. Yego. Hanyuma wadusengera. Turagushimiye Mana. Yes. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Hallelujah. Waraduhamagaye mu gihe gisa nk'iki, kandi uduhamagarira gukiranuka. Imana ishimwe. Udutoranya ntitwari bene Lewi, ahubwo n'ubuntu bw'Imana watugiriye kandi bwinshi. Urukundo wadukunze. Shedibayi tela silema hedimaya gando. Hanyuma duhuguranye ku ijambo ryawe. Turasenze ngo niribi inkomezi umuntu wese yisuzume kugira ngo atagirwaho urubanza. Kandi mwana w'intama w'Imana Yesu, unyemerere umuntu wese azirikane umuhamagaro, umuntu wese azirikane gucungurwa. Unyemerere nufashe umwanzuro uri bwumvira ijambo, gukora kw'Imana kube kuri we. Yesu, uwaturira bugufi bwawe, imbabazi z'Imana zimusabe. Natwe tumuhesheje umugisha, kandi umugisha wera w'Imana. Hanyuma turagushimiye kuko uri kumwe natwe. Rengera abanyarwanda n'abanyarwandakazi abari hanze y'igihugu, nshuti zacu, bene data dufatanyije gucungurwa. Udushoboze gukomeza gukiranuka, kandi utwambura umwambaro w'ubushwambagara. Urakoze Yesu kuko uri hagati muri twebwe, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom. Ciao.